ngo byaguye Dubai ngo barashe Burj Khalifa se wari uhari byabimaze nari mpari biriya bisasu intambara yatangiye tariki 28 z'ukwa kabiri ndabyibuka na agenda yanjye nagiye mbyandikamo ndetse navuze ko nzakigira nk'ikiganiro ariko n'ubu nshimye Imana yuko ukimbajije aya nta n'ikibazo twazakora ikiganiro wenda kirambuye ku buryo ukatwereka n'amafoto wenda baba warafashe n'amavideo ibisasu biri kugwa Abu Dhabi hari inkambi z'abavandimwe n'abarundi babaga Abu Dhabi kuko naho ngaho banjyanye hitwa Razani 04 hegereye ibirindiro by'abanyamerika kandi Iran yari iri gutegeta ibirindiro by'abanyamerika ni nayo mpamvu igisasu cya mbere cyaguye muri UAE cyaguye Abu Dhabi urakireba gutya kizi ntabwo icyo gihe twabaga Abu Dhabi twabaga Sharjah n'indi state muri state zirindwi zigize UAE ahubwo abarundi bari ikempu y'abarundi yari aho ngaho za Razani 04 no yandi ma 02 niho cyaguye neza baragifotora ubu natwe twaba tugeze muhira dutashye tubona ngo barashe muri Abu Dhabi igisasu nyine mu video baracicikaranya akazi kari ko gikomeje cyangwa byahise bisa nkaho uwo munsi twaraye dufite impungenge zo kuvuga ati sejo tuzajya ku kazi cyangwa ntituzajyayo ariko already kubera icyo gisasu ntabwo ari cyo cyonyine cyari nk'imbarutso byahise bisakara noneho na Dubai hose bahita baharasa bari barashe muri Abu Dhabi mu ntangiriro hanyuma muri noneho bajya babisuka no muri Dubai hagati yazasharije babikubitayo utwe twabibonaga aho twari turi kuko hari igihe Imana irengera abantu b'abakene cyangwa se abantu bafatwa nk'abanyantege nke kuko akenshi ubundi abayede babatuza ahantu ubona nk'aho ari cyo cyaro ahantu hatari ikintu intambara yategetingaho nta diru yari barimo kuvuga ngo barajya kubarasaho nta hantu twari twegereye hazima buryo bavuga ngo tugiye guhategeta urumva n'impamvu abayede ba Abu Dhabi babibonaga niyo military office nibyo birindiro by'abanyamerika ibyo byatumaga baharasa rero twe kubera twari kure ariko aho twabaga tuba tubasha kureba mu mujyi n'ubumva baba badusize inyuma y'umujyi ibisasu twe twabibonaga noneho nk'ama fireworks kuko Iran yaracyohererezaga nani UAE igahita izamura buriya bwiriza bakakimenera hejuru twe tukabona nk'aho ari ama fireworks ndetse nta nubwo byatubuzaga kugenda mu bice twabagamo ariko ntabwo twajya ku kazi kuko ndabyibuka hari undi munsi twagiye mu mamodoka tugiye ku kazi reka batugarura mu mugaruke polisi byonyine ubundi iyo bajyaga kurasa hari ubuduha bwazaga muri telefone ya buri muntu na buri muntu telefone yawe nta simukadi yaho irimo upfa kuba uri muri icyo gihugu ikaze nanone kuri Bumuntu Empire and Kigwa boss twagiye aka kandi ugiye kungeranyiza umuyede w'umunyakigali n'umuyede uri Dubai aba bayede batandukanira he ninde muyede ufite amafaranga se umuyede uri Dubai wakira ugakirira Dubai ukazaba umuboss Dubai uwo mu Rwanda rero turabizi ntago mu Rwanda ikiyede cyagukiza no gusavayizinga gusa seho bimeze bite ikiyede cyose ni ikiyede we nk'umuntu wabaye mu buzima bwo mu Rwanda ndakeka mu Rwanda ntago wabura ko warakoze ikiyede ni ukuvuga ngo wakoze ibiyede ku migani uri umuyede mpuzamahanga ugiye uyu muntu yakoze ikiyede i Kigali atega indege ajya gukora ikiyede mu mahanga ngeranyiriza ikiyede bimeze bite ikiyede cyo mu Rwanda geranye n'ikiyede cyo muri Dubai ni nko kumbaza umuyede wa Dubai n'umuyede wo mu Rwanda batandukanira he Actually top ndagushimiye kuri icyo kibazo gusa ntabwo nigeze nkora ikiyede mu Rwanda burya nayo nzi ko wazamuye mu mapeti kubera wakoraga neza mu Rwanda ikiyede watireka noneho ibintu mbishyire ku rwego mpuzamahanga ntabwo yigeze nkora ikiyede mu Rwanda ariko ikintu nakoze njye narobyeho mu mazi ikiyede cyanjye ubwo navuga ko nari umurobyi wari umurobyi kandi nari umurobyi muri Lake Victoria wavute mu burobyi muri Victoria wisanga uri guterura amabuye i Dubai ukora nk'ubuyede ibintu byagenze kuva ku urugendo rwa kuva mu burobyi Victoria ngera Dubai mu buyede ntabwo twava hano ahubwo reka ngusobanurire reka ngutandukanyirize umuyede wa Dubai n'umuyede wo mu Rwanda nuko hano ntakoze ikiyede mu Rwanda nagikoze Dubai kandi nanone nzi ukuntu wenda ikiyede cyo mu Rwanda
kuko twaganiraga amakuru n'abagikoze, Yeah. tukagira nyine cyangwa nanjye mbona n'abagikora, nzi cyangwa se nanone nzi mu Rwanda uko bimeze, na Dubai nabonye uko bimeze. Umwenda wo mu Rwanda n'uwa Dubai aho bitandukaniye ni hehe? Top, ikintu cya mbere nakubwira, ikindi cyose burya ni kimwe, gikorwa kimwe. Niyo nabashije no kureba, nabonye akazi k'ikiyede, ariko kazi gashobora kuba ariko kazi ka nyuma mu tundi tuzi twose turiho. Kuko niba uri umufundi hano mu Rwanda, kumwe utuka umuyede umutuma ikintu, kumwe nyine uba wumva umuyede ari wowe yaguhanagura n'isuzugurwa kuri tele, akaba yaguhanagura, uba wumva ikintu cyose yagikukorera. Abayede barabizi, natwe turabizi, ntabwo kazi ikiyede urumva. Rero ikiyede cyose ni kimwe rero burya. Ntuzumve ngo Dubai ngo wenda kuba hari amazu maremare nkaba ngiye mu kiyede cyaho ubwo nzajya ngikora ngo nkeye ngo meze neza, ndetse duteruzwa buri kintu n'imashini. Urumva, ubwo nicyo kintu bahita batubeshya ati wowe ntari ngo biremereye imashini ngo irabikora. Ntabwo ari buri hantu, kuko njye aho twakoraga abatipe benshi bari kumva kino kiganiro barahazi, hitwa Palma Jaberari, ni hafi y'icyambu aho bapakirira nyine amakontineri. Bro, bari kubaka ikiboro kimeze nka Palma, n'ubundi nk'uko bubatse Palma Jumeirah muri Dubai, niho hantu hasurwa cyane. Ikiyede njyewe nagikozeho mfata sima nkayishyira hano ku rutugu, nkayizamukana, ngasanga amascaffolding biriya bagiye bafungamo, nkayurirana, ngashinga ivi hasi. Nari namaze kwiyakira, ngashinga ivi hasi, ngatwara sima kuri floor ya kabiri. Tabuku cyangwa se bino block sima byo biba biremereye cyane, ukakivana hasi ukakimujyana kuri block ya kabiri, kuri etage ya kabiri, uzamuka ku esikariye. None harimo n'ibikwa bagiye bafunga, bigusaba ko ubunama, bigusaba ko ikiyede cyose ntihazagire ukubeshya, ni kimwe. Bigatandukanira ku mafaranga wenda bahembwa. Nanone amafaranga baguhemba bitewe n'ubuzima ukuntu buhenze aho hantu muri, kuko mu Rwanda niba ukora ikiyede bakaguha 3, Dubai ntacyo 3 byakumarira, bazaguha 20, kuko n'ubundi bazi ko ku kwezi nikugera uzishyura inzu y'amadihamu 320, cyangwa se ukishyura inzu ubwo ni 140, kandi ukeneye kurya, ukeneye no gukora ibindi bintu, n'ubundi usanga ikiyede cyose ari kimwe. Ariko ngereranije umuyede wa Dubai niwe yasevinga amafaranga menshi, kuko niwe baguha 20, ariko ubwo nivuga umuyede wa Dubai mwumve wa muntu wagiye wigenga, atari wa muntu wagiye atumweho na wigenga n'umuyede utigenga batandukanira he? Ko bose si abayede se? Bose ni abayede, ariko mu kwigenga tubyita mu byangombwa, mu bibaranga. Ni ukuvuga ngo niba waravuye mu Rwanda umuntu akubeshya akazi, wageraho ugasanga uri umuyede kandi ako kazi ari muri company, aho ntabwo uzaba wigenga. Ni hahandi ushobora gukora amezi 2, amezi 3 ntuhembwe. None se wowe wari uri umuyede wigenga cyangwa wari umuyede utigenga? Iyo mba nigenga sinakabaye naraje. Ntabwo wigengaga? Wari umuyede wo muri company, wakoraga batugurisha nyine aho bashaka. Nari umuyede ugengwa utigenga, nari umuyede bagurisha aho bashaka, cyane ko batuvanye no mu kiyede mu kubaka, batugurisha mu mihanda ya gari ya moshi kujya gukorana n'Abashinwa. Kandi Umushinwa hariya ho noneho ntabwo ujenjeka, gusa nyine depression uba ufite ni uko uzi ko na kwa kwezi uri gukorana n'Abashinwa tuzarangira bakaguha, naho niba ari buguhembe. icyo kintu ubundi cyica abantu hariya. Naho umuyede utigenga ni wa muntu ushobora kuba waravuye mu Rwanda, ufite amafaranga yawe, waragiye kuri visit visa, ndetse ukageraho ukagura na ID yawe, ubwenegihugu bwaho bw'imyaka 2, ushobora kuhagera ukaba umuyede bitewe wenda niba ariko kazi washimye, usibye ko utagashima ufite amahitamo. Ariko nanone ubuzima bugutwaye nk'umuyede, ariko ukaba ufite ibyangombwa byawe, aho waba uri umuyede wigenga. Dusobanura iki kintu. Ndamutse nkanjye mvuye hano nkagenda kuri visit visa nkagera Dubai, nahita mbona gute ID yo kugira ngo noneho mpite maguma iyo myaka 2 numva batanga? Process zitangira zijya guhinduza visa, ubigenza gute? Hari amafaranga utanga? Uramutse uvuye hano mu Rwanda ugiye Dubai, ugiye kuri visit visa, iyo hageze ubundi visit visa imara amezi 3. Iyo uhageze
ukabona amezi yawe cyangwa se bitewe n'intego ugiye ko ugiye guhita ushaka nani ushaka ID, icya mbere ukora nyine uhinduza viza muri immigration cyangwa se ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka byo mu gihugu cya aho ngaho ugiye UAE. Ubwo niho uhita ugenda ukavuga uti njyewe nshaka guhinduza viza, nshaka residence visa cyangwa se nshaka employment visa, ariko akenshi uvuga residence visa kuko bahita nyine bagukubita iyo y'imyaka ingahe, 2. Residence visa ibikubiyemo na working permit. wakora cyangwa ukavuga uti nshaka employment visa, byose nyine ni uguhindura muri make uhinduza viza. kandi nanone bigurwa ibiciro birahindagurika bitewe n'amagambo y'abantu, ariko ubundi ID bakubwira ko kugira uyibone yose yuzuye utakaza amadirahamu 7,000. Amadirahamu 7,000 ni miliyoni 3 z'amanyarwanda. aho ngaho uba wemerewe kuhaba imyaka 2, viza yarangira ukongera ukagura indi, gutyo abantu ukumva nyine ubuzima nta pressure ikuriho, ukeneye gutaha wataha, igihe cy'izuba ushaka kurihunga wataha. nk'ubu kuva mu kwa gatanu kugera uno munsi bafite izuba hamwe urihagararaho ukumva uno mutsi utwara amaraso mu bwonko ibumoso harya nihuba, ugahita ukurya udakomeye mu mutwe ugwa hasi uko uba wariye, ufite akavuyo mu mutwe izuba rigukubita ukagwa hasi. haba izuba ngo aba Ethiopia ntabwo bari gutonda ku kazi, bagira mu mutwe horoshye. abantu bose bafite uruhu rwenda kumera nk'abazungu ntabwo bari kujya ku kazi. Abarabu se nabo nta mwarimu wajya ku izuba, Abarabu mu nzu zabo nziza bahabwa na leta zabo, inzu irimo AC cyangwa se ventilateri ziriya zongezwa ukashyira ku bukonje runaka ushaka. kuvuga ngo abantu basa gutya nibo bashobora kujya kuri iryo zuba, nibo bashobora kuko uko barishoboye, ahubwo nuko bo bararesistamo gake no kuba mu buzima bubi. navuga uti ntarijyaho ntacyo ndi burya, si uko barishoboye, nta warijyaho. nawe ugezeyo uravuga ati amafaranga ndabanyeretse. hari ikintu nkunda kumva ngo iyo ugeze wakwaka pasiporo, ese ntekereza ko umuyede ukora utigenga ni umwe bafite pasiporo yiwe. ukihagera ubundi ukihagera uje muri company, ikintu cya mbere boss wagukorera mbere yuko aje kugufata ku kibuga cy'indege arakubwira ati mbere passport, give me your passport. urayimuha kuko uyimwimye bishobora kutagira n'ingaruka nyinshi z'ako kanya, ariko ntabwo wayimwima kuko niwe muntu uba uje kukureba, niwe uri boss wawe ahantu utazi, niwe ucungiyeho next step. ese uri kwibaza ati navana ku kibuga cy'indege aranjyana he? urayimuha. uyimuha buriya ntabwo uzi ko biba bikurangiriyeho. aho rero ntabwo kuba ufite pasiporo yawe ntabwo bikugira uwigenga hariya, kuko already uracyari muri ya company. ibyangombwa byawe ya visa ya ID ni company izayiyandikishaho. impamvu uvuze ko niba ufite pasiporo yawe hari utigenga utari umufure agent, ni uko nubwo n'akandi kazi bakabona ufitanye kontara n'indi company itari yarangira, nta kazi baguha already, ntabwo uba wigenga. ni ukuvuga ko mumaze kumva itandukaniro ry'umuyede wigenga n'utigenga. abigenga ni uriya wifata we akajya Dubai ku giti cye. abangaba bagenda babahamagaye aba agent nabo bakunda guhura n'ibyago byo kuba abantu batigenga. urumva kuri icyo kintu mugomba kuzamutekereza kabiri mbere yo kugenda, ukamenya ati ngiye nzigenga cyangwa ngiye ntazigenga. ukamenya niba ko utazigenga ugomba kuzafunga mukanda ugakora cyane kugira ngo uzabashe kwigenga. ubwo hano mu Rwanda hari umusore ukorera hano i Kigali ufite haso ziwe zitandukanye, ariko uko biri kose mu kwezi desa zarazibona cyangwa se 300. ese uyu muntu arashaka kuza Dubai, wamugiriye ihe nama? inama y'umuntu uri hano Kigali w'umuhasala wenda ufite akazi kamwe, wenda ntago afite akazi gahoraho, ariko we mu kwezi kwe ntabwo ari 300 yinjije, arishyura inzu, asevinga dukeya, nibura 200-300 yakoraho mu kwezi. igisubizo aze Dubai. igisubizo cya mbere nshobora kumubwira ati aze Dubai. icya kabiri kiraza kuba ntuze Dubai. reka mbisobanure fresh. nkubwira ngo uze Dubai winjiza 300 mu Rwanda ku kwezi,
ni uko nzaba nkubwiye ati nuza uzibuke kuza nk'umu free agent, nk'umuntu wigenga, kuko nuza wigenga uzaba ufite amahitamo yo kubona akazi kandi wenda kakunejeje cyangwa cyenda kukunezeza, atari cya kiyede gusa. Ariko nanone nkongera kukubwira iki, ntuze Dubai niba winjiza 300 y'amanyarwanda, niba yaba ari desa, niba uje kunyura muri company, nuhagera y'amezi 3 udahembwa uzayakubita, nuhagera ya depression yo kuza wizeye ibintu uko bitari biri izakugeraho, wifuze gutaha byanjye usange ugumyeyo ariko umutima wo utariyo. Ndumva wenda basubiye. Gize ngo wowe musore uri hano i Kigali uri kwinjiza 350 ushize umutima hamwe umenye urajya Dubai gukora iki, utazagerayo ugasanga bikugendekeye nabi kandi nyamara hano wari ufite amahoro yawe. Ese iyo umuntu agiye Dubai mafata nk'ari mu murwa mukuru, wenda hano twe turi mu cyaro, wava hano ukajya Dubai ugashaka umudamu mukibanirayo ugakorerayo ukazabyarirayo y'abana umuryango ugakorerayo, cyangwa ntabwo bishoboka? Kuko umuntu ava mu ntara akaza i Kigali agakora akabona amafaranga akajya yohereza mu ntara cyangwa se akajya no guturayo bitewe n'ubushake. Hariya gutereta birakunda, kubaka umuryango bimeze icyo kintu kimeze gite? Iyo mbajije ikibazo cyose ku buzima nabayemo hariya Dubai, mbanza nkaguza muri context y'abayede. Umuyede hariya Dubai ni umuyede ashobora kumara n'umwaka atabonye umukobwa, atabonye umukobwa iyo atanamubonyeho bitewe n'ahantu bamujyanye gukorera. Nk'urugero, aho nkiva muri kampani ahantu nari mvuye hitwa Rezani 04, ni Abu Dhabi mu butayu bro. Abu Dhabi mu butayu ni nk'aho bafata amageragere bakayubaka mu butayu, hahandi utaba wasohoka ngo ugire ahantu ujya, ahantu hose ni ubutayu, uguma muri kempu iyo hari nko ku munsi w'icyumweru kuko niho baruhuka, kuko indi minsi yose imodoka iza kubafata saa 10 z'igitondo mugiye ku kazi, zikaza kubagarura saa 2 z'ijoro, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Urumva already nta mwanya wo kubona umukobwa uzabona. Hakaba hari n'ahandi ho wenda hegereye umujyi ho ushobora kubona ku bakobwa, uri umuyede ushobora kubona ku bakobwa ugiye gusenga, nk'abari za Sajya n'ahandi, kuko ahenshi bakunda kubatwara mu bice bya Sajya. Usibye ko navuyeho bari no kubirukana, bari bakoze imyigaragambyo bavuga ati turashaka amapasiporo yacu. Hari amatangazo polisi yahise isohora ati abayede bose, abanyafurika bose bari muri Sajya mubirukanemo, bagiye gushaka aho baba nyine mu bindi bice. Aho ho n'ahandi nko mu mijyi, ahantu hari udukempu tw'abayede mu mujyi, aho ushobora kubona umukobwa. Ariko biragoye ko wowe umuyede watereta aho ngaho ngo bikunde. Impamvu bitakunda, biraza kugusaba gushora kugira nyine mubyinjiranemo neza, kandi nanone umunyafurika w'umukobwa mugenzi wawe yabonye ko uri umuyede tayari agufata nk'ahantu mu Rwanda, agufata mu Rwanda, nk'uko umukobwa wo mu Rwanda atakubona uvuye ku kiyede kwiyumvamo. Nababwiye ubuyede bw'ahantu hose burasa. Ngo uko umuyede wa hano mu Rwanda tumufata, nako na hariya Dubai umuyede waho bamufata, nta revu zihari. Nta revu, umuyede ni umuyede. Wenda ibihugu nibyo bitandukanye, kandi wakumva wenda umuyede hakiyongeraho Dubai ugahita wumva nk'aho umuyede arenze. Mu buzima busanzwe hariya ntabwo aba arenze, kuko ni wa wundi nyine ukora akazi ka nyuma na nyuma aho ngaho. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, ndashaka kubaza, igihe wari uri Dubai ni cya gihe cy'izi ntambara za Israel na Iran. Ese biriya bintu ubundi byari byo ko wari uri kuri tele, byari byo cyangwa twe tuba tubibona ku ma YouTube, ku mateleviziyo ngo byaguye Dubai, ngo barashe Burj Khalifa? Se wari uhari? Byari bimeze? Nari mpari. Biriya bisasu, intambara yatangiye tariki 28 z'ukwa kabiri. Ndabyibuka na agenda yanjye nagiye mbyandikamo, ndetse navuze ko nzakigira nk'ikiganiro, ariko n'ubu nshima Imana yuko ukimbajije. Aya nta n'ikibazo, twazakora ikiganiro wenda kirambuye ku buryo ukatwereka n'amafoto wenda baba warafashe n'amavideo ibisasu biri kugwa Abu Dhabi. Hari inkambi z'abavandimwe b'Abarundi babaga Abu Dhabi, kuko naho ngaho banjyanye hitwa Rezani 04 hegereye ibirindiro by'Abanyamerika, kandi Iran yari iri gutegeta ibirindiro by'Abanyamerika. Ni nayo mpamvu igisasu cya mbere cyaguye muri UAE, cyaguye Abu Dhabi.
urakireba gutya kiza. ntabwo icyo gihe twabaga Abu Dhabi, twabaga Sharjah, Mhm. ni indi state Mm. muri state zirindwi zigize UAE, ahubwo abarundi bari ikempu y'abarundi yari aho ngaho za Zone 04 no mu yandi ma 02, Mhm. niho cyaguye neza neza, Mm. baragifotora. ubu natwe twaba tugeze muhira dutashye, tubona ngo barashe hehe, barashe muri Abu Dhabi. Igisasu nyine amavideo aracicikaranya. Akazi kari kagikomeje cyangwa byahise bisa nkaho uwo munsi urumva, uwo munsi twaraye dufite impungenge zo kuvuga ati ejo tuzajya ku kazi cyangwa ntituzajyayo, ariko already kubera icyo gisasu ntabwo aricyo cyonyine cyari nk'imbarutso, byahise bisakara noneho na Dubai hose bahita baharasa. Bari barashe muri Abu Dhabi mu ntangiriro, hanyuma noneho bajya babisuka no muri Dubai hagati, ya za Sharjah babikubitayo. Twe twabibonaga aho twari turi, kuko hari igihe Imana irengera abantu b'abakene cyangwa se abantu bafatwa nk'abanyantege nke, kuko akenshi ubundi abayede babatuza ahantu ubona nk'aho ari cyo cyaro, ahantu hatari ikintu intambara yategetingaho, nta diru yari barimo kuvuga ngo barajya kubarasaho, nta hantu twari twegereye hazima ku buryo bavuga ngo tugiye guhategeta. urumva n'impamvu abayede ba Abu Dhabi babibonaga, niyo military office, nibyo birindiro by'abanyamerika, ibyo byatumaga baharasa. Rero twe kubera twari kure, ariko aho twabaga tuba tubasha kureba mu mujyi, n'ubumva baba badusize inyuma y'umujyi. ibisasu twe twabibonaga noneho nk'ama fireworks, kuko Iran yaracyohererezaga, nani UAE igahita izamura buriya bwirinzi bakakimenera hejuru, twe tukabona nk'aho ari ama fireworks. Ndetse nta nubwo byatubuzaga kugenda mu bice twabagamo, ariko ntabwo twajyaga ku kazi, kuko ndabyibuka hari undi munsi twagiye mu mamodoka tugiye ku kazi, reka batugarura mugarike polisi byonyine. ubundi iyo bajyaga kurasa, hari ubuduha bwazaga muri telefoni ya buri muntu, na buri muntu telefone yawe nta simukadi yaho irimo, upfa kuba uri muri icyo gihugu. Polisi yababwiraga ati mujye ahantu hihishe, mujye inido, mukinge ntihagire umuntu usohoka. aho ngaho wumvaga ko baharashe. Nabwira abantu iyo nyubako ya Burj Khalifa yararashwe, kuko no mu minsi mvuye nubwo bari bari kuyisanura, baba bakiri kuyisanura. Ni inyubako ikoranye ikoranabuhanga ryonyine nyine ririmo anti-missile, ariko ewana kubera nko kumeneka kw'ibirahuri bimwe na bimwe ntabwo ari byonyine ikoranye ubwirinzi. bwarakoraga cyane, batanabaye ngombwa ngo ubundi bwirinzi buze Burj Khalifa yonyine yari yihagije, ariko bageze aho kubera kuyitegeta cyane, kuko ni ahantu h'ingenzi hariya muri Dubai buriya Burj Khalifa. Byageze aho bayikoraho rero, bayimasuraho, bayivanaho nyine uruhande rumwe mu kuntu, ubu nibwo baba bari kuyisanura. Ariko ikintu cyabayeho, kuko n'ibiganiro nari naratangiye gukora bigaragaza, ngashyiramo n'amashusho y'ibisasu by'aharashwe, ariko bari bavuze ati umuntu bazafata wafotoye ahabereye icyo kintu cyo kuraswa, kiraswa, ntabwo byari byemewe kubigaragaza, ufungwaga imyaka itarenze 3 bitewe n'icyaha ukoze. Rero icyo gihe bakubitaga n'igisasu kikagwa ahangaha, ukaba utemerewe gufotora, ukaza kubivuga mu magambo gusa umubwira uwo mubana, atabaye ngombwa ngo ugire gute ngo ufotore. Rero izo nkuru ntabwo twabashije kuzajya tuzibagezaho, ariko ndakubwira ngo biriya bisasu bakubitaga Abu Dhabi, bakubitaga Dubai, bakubitaga Sharjah, biriya byose byari ukuri, byari real bro, byari real, kuko twamaze hafi amezi 2 ibintu noneho ikintu cyahise kiba, ibiciro byahise bizamuka, ibiryo birahenda, ibiryo kuva ku runyanya ujyaga muri supermarket n'ibinyanya 3 warazibonaga ku madiriham 2, izo 3 wazibonaga ku madiriham 4. Igitunguru kirahenda, kuko hariya Dubai ntibahinga. Ibiryo byose byo kurya biva mu bihugu byo muri Afurika no mu Buhinde, mu bihugu nyine bituriye, bibasha kuba byagira ubutaka bwo guhinga bwera, hatari ubutayu. Yego, hatari ubutayu. Rero izo ngaruka z'intambara twarazibonye, ibisasu twarabibonye, ibintu byose byabaga muri kiriya gihe byari biyo. Ndumva twazafata umwanya tugakora ikiganiro kuri iki kintu cy'intambara, ubuzima mwaciyemo wihariye, wenda ikiganiro kigafata nk'ibyo gusa. Ikiganiro cyacu ndumva twagisoreza aha ngaha. Abantu ubwo mwifuza kujya Dubai, mwumvise ubuzima bwabo ukuntu bumeze, ntabwo biba byoroshye. Ibintu bya Dubai
mbo uzakubwira ko byoroshye kuri iyi niyo cano hari ibindi biganiro byinshi Eh. yagiye akorerayo ariyo ari guca no muri ubwo buzima Yeah. ari kurira bya nyabyo afite agahinda ka nyako ubu ngubu ameze neza arimo ariyondora ari i Kigali ewana umwana uri kwa nyina nawe urabyumva aba ameze neza kabisa aha ni iwacu nubwo waharara nibura amahoro ni meza nta muntu wo kukorera ivangura nta kukubwira ngo uriya nubahe hano turisanga man nibyo nabwiraga n'abantu ikindi nakibutsa abantu ushaka kugura nk'imyenda yo kwambara ushaka gutumiza amatelefone ushaka gutumiza laptop hari umuvandimwe uri hariya witwa Mugisha Prince umwana mwiza ni umunyarwanda ufite indangagaciro z'u Rwanda boro zose ushaka yazikugezaho yandikira usabe nimero ye nyiguhe mucate mubaze ibyo ugomba kumubaza niba na ngombwa nguhe n'iyiwanjye kuko iyo abiguze arabyohereza hano Gatenga niho ndi ukaza kubifata aho ndi wakoze ndabashimiye.